twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Vibes Triple Rwanda. Tugiye gutangira inkuru yitwa Amaraso si amazi. Duherukana Honore abashije kumenya ko ari we Junior w'uriya muryango wo kwa Papa Junior. Honore yari yicaye, yari yababaye cyane, yari afite ibitekerezo byinshi muri we, yibaza uburyo umubyeyi wamureze akiri muto cyane akamukuza abashije kumenya ko atari we wamubyaye. Nuko mama wamusanga aho yari yicaye maze arongera aramubwira, Honore mwana wanjye, ukwiriye kubyakira kandi ukajya no kwibwira n'ababyeyi bawe. ndabyumva ariko ndumva byandenze, gusa nyine sinzi aho ndi bwitwara imbere ya, gusa nyine birangoye, sinzi aho ndi buhere ndiba na mama Juliet na Juliet ubwe sister kabisa, biragoye. None se Honore, uri kumva nyine nta kundi byagenda, ugomba kubasanga kuko bazi ko utakiriho kandi uriho. Ku rundi ruhande mama wa Juliet ntiyari akirya, ntiyari akiryama, yari atunzwe no kurira gusa. Mama Juliet yari asigaye ababaye cyane, afite agahinda, yahoraga yihebye yibaza icyo yaba yaracumuye ku Mana, ku buryo umwana we yaburirwa irengero akiri muto cyane, akaba yaronyeje undi utari uwe. Yari afite agahinda kenshi. Na Juliet nawe byari uko, maze Juliet azayegera mama we aramubwira, ariko se mama, ubu urabona uzarira ukageza ryari koko? Wambabariye ukareka kwigonga. Juliet mwana wanjye, nanjye sinzi icyo nakora, gusa ndi mu mwijima w'icuraburindi. Yaba basi namenyaga ko yapfuye koko cyangwa niba akiriho. Sha mama, nukuri ndabyumva kandi nanjye mfite agahinda. Umukobwa wanjye, amarira yawe ndayabona kandi nanjye ndira ijoro n'amanywa, ariko sinzi basi nimba n'umwana wanjye yaranapfuye wanyereka igituro cye. Juliet na mama we bakomeje kurira cyane. Muri ako kanya Honora barahageze, asanga bari kurira, yabuze icyo akora, abura aho ahera abahoze. Ku rundi ruhande kuri kampani yo kwa Junior yari ari kumwe na papa we, bari muri biro batangira kuganira. Salut papa, dize ko dokima zatunganye zimeze fresh. Humura muhungu wanjye, ariko sha dokima nawe rwose, aho muri byo biraza kwitabwaho. Ute papa, sasa utangiye gushaka politike yuko nari umuhungu wawe kubera ibintu bimaze iminsi bivugwa hariya byose, sasa utangiye kubigendera ko? Waba umuhungu wanjye waba utari we, n'ubundi byavuzwe, akavuzwe kavuzwe kandi kaciriwe. Ubwo rero hakurikiraho uko byari bisanzwe bimeze, waba uri we waba utari we, n'ubundi ntibikubuza ku rundi ruhande kuba umunyamuryango, ku buryo umwana wa mushiki wanjye ntarinze ariko ubunze. Ariko papa, nizeye ko position yanjye muri kampani ngomba kubihari. None se ubundi shaho nawe rwose urasetsa rwose, ariko ubundi se ko umuhungu wanjye ntawe uhari ngo awujyemo, ubundi uracyawurimo, nta gaciro kanini bifite cyane. Junior yari yaranze kuva ku izima kuko we yakundaga imitungo cyane kurusha n'ibindi byose. Papa Junior we nawe yasaga nkaho atagikora akazi ke neza. Tugaruke ku muryango wo kwa Junior. Mama Juliet ndetse na Juliet bari kumwe na Honore. Honore yari yabuze icyo yababwira, maze arabegera aratangira kubahumuriza. Juliet, abantu mwihangane muri gukomeza kurira, hari ikintu nifuzaga kubabwira. Honore, ubu ni iki kuko ushaka kutubwira? Mbabarira urebe situation turi. Kandi icy'ingenzi cyane, ndagira ngo rero mureke gukomeza gukiriye mutuze. Honore, oya, byorere ukuntu tumeze rwose, nta kintu na kimwe dushaka kumva. Ubwo ndabizi wabona ugiye kutubwira ko ushaka kuza gusaba Juliet mukabana. Ubukwe bwanyu rwose muzabwegeze inyuma bitewe n'ukuntu umeze, ntabwo bwaba rwose. Honore, uzaba utubwira, ubu ntabwo tumeze neza, ndumva n'umutwe uri kumwe. Ariko mujye mutuza,
ntabwo ari ibintu nashaka kuvuga kandi ikindi ibyanjye na Juliet byararangiye kera ahubwo ikintu nashaka kubabwira ni igihe mubwire ko ari njye Junior umuhungu wanyu kuko na cya kibibi ndagifite ngo rero twaba tubasaba ko mwadukorera subscribe kugira ngo dukomeze gusangira izi nyigisho zikubiye muri iyi nkuru.